sinza ceceka namba nzavuga ibyiza Yesu yangiriye yapfuye urupfu rubi ku bwanjye amenera amaraso y'igiciro. Ukeneye kuvuga ngo ni Yesu wangiriye neza, warya utarya ukavuga ngo naho Imana yanjye itankiza ariko iracyari Imana yanjye, ngo ariko ishusho y'uwa kane ngirasa n'iy'umwana w'Imana. Tuvuge ngo amen. Ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Mwamahimbaza Imana y'abasaduraka. Ndakwifuriza mu izina rya Yesu kunamba mu kigeragezo cyawe, kunamba mu ntambara yawe, kunamba mu muriro wawe. Iryo tanura nubwo ryanyegejwe karindwi, nubwo bakujugunyemo hagati kandi ukabuboshwe, ariko hari undi muntu ufite ishusho y'umwana w'Imana uwagiye kuza kubana nawe. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kunezerwa muri uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no kwihimbaza kandi no kongera kumva ijambo ryayo. Turabararika rero, turakuraritse kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya, kandi ndatekereza yuko abakurikirana inyigisho tumazemo igihe. Umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana wagusanga mu mwobo, umugambi w'Imana wagusanga mu muriro, umugambi w'Imana wagusanga mu bibazo byawe, umugambi w'Imana wagusanga aho uri hose, umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Rero ndakuraritse kugira ngo ukomeze gukurikira iyi nyigisho y'umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi nkubwira ngo Imana muri kumwe, ibyo unyuramo byose, ibigeragezo urimo byose, ntabwo umugambi w'Imana wigeze uhagarara. Reka dusenge Imana hanyuma twinjire mu mwanya wo kuririmba indirimbo irushaho kutwegereza Imana, hanyuma twinjira mu butumwa bwiza. Turagushimye Mwami Imana yacu, turagushimye kugira neza kwawe, turagushimiye yuko uri Imana idukunda. Uyu mwanya rero turagutuye kugira ngo bane natwe, kandi ndakwinginze Mana kugira ngo umuntu wese ukurikiye inyigisho uzumva ubu butumwa bwawe ahari hose hatandukanye kuri iyi si, Mana ubu butumwa buzabe ubutumwa bwiza bukora ku mutima we, ubu butumwa buzabe impinduka mu mutima we, ubu butumwa buzabe impinduka ku buzima bwe, kandi Mana turabizi neza yuko umugambi wawe ukiri ku buzima bwacu. Komeza kubana natwe rero muri byose, nanjye ndakwiyeretse kugira ngo bane nanjye nk'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. N'imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. N'imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Oh, n'imbaraga zawe imbaraga zawe Uwiteka Mana Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe.
ry'amashimwe n'imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe n'imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya. Imbaraga z'Imana nizo zituma twongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Inyigisho twaherutse ubushize yavugaga ku mugambi w'Imana ushobora no kugusanga mu mwobo. Uyu munsi n'ubundi turacyari ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana twabonye kuri Daniyeli uko Imana yabanye nawe mu rwobo, tubona agace gato ku nkuru ya Yosefu ukuntu Imana yabanye nawe bene se bamujugunya mu rwobo. Uyu mwanya rero nabwo tugiye kureba ku nkuru y'abasore batatu Imana yabanye nabo, umugambi w'Imana wabanye nabo kugeza no mu muriro. Umugambi w'Imana urabaherekeza, ujyana nabo, ubana nabo kugeza igihe basohokera ari bazima. Muranyemerera kugira ngo nakire umusomyi amfashe gusoma. Uwera Colette, njya nkunda kubibabwira ngo ni umudamu wanjye, ariko mbishimira Imana kuko Imana yampaye umudamu mwiza unkunda, unshyigikira mu murimo w'Imana kandi uzi gusoma neza n'ijambo ry'Imana. Reka rero tumusabe kugira ngo adusomere umurongo wa 13 n'umurongo wa 14, hanyuma araza gusimbuka asome ku murongo wa 19 gusa, hanyuma ubundi yiyicarire. Haleluya. Reka dusome Daniel igice cya gatatu umurongo wa 13. Umutwe uravuga ngo Saduraka na Meshaki na Bedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Bedenego, nuko babashyira umwami. 14. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Bedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? 19. Umutwe uravuga ngo ba Saduraka bajugunywa mu itanura ntibashya. Kadusome. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Bedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Harakoze, Imana imuhe umugisha. Saduraka, Meshaki na Bedenego hano baratubwiye ngo banga kuramya igishushanyo. Aba basore bari abanyagano i Babuloni, ariko igihe kigeze umwami Nebukadinezari arema igishushanyo. Iyo urebye amateka y'ahahise, abami ba kera bakundaga kwihimbaza no kwishyira hejuru, kuko tubona mu nkuru ya Daniyeli igice cya 6 aho twari twarasomye ubushize,
tubona ukuntu abatware b'intebe, abajyanama be n'ibisonga bye bageze aho bamusaba yuko ari we usengwa iminsi 30 nta yindi mana irimo gusengwa. Noneho hano rero mu gice cya 3 cya Daniyeli uhereye ku murongo wa mbere umutwe w'amagambo tubona ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. We yaremye igishushanyo arangije ategeka abantu bose mu bihugu yayoboraga yuko bagomba kuramya igishushanyo we yiremeye. Ariko aba basore bitwa Saduraka, Meshake na Abedenego ku murongo wa 13 haravuga ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane ngo ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Ngo Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Ngo nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko byose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakiza amaboko yanjye ni iyihe? N'uyu munsi haracyari abantu bashobora kwiyumva bakigereranya n'Imana kugeza ubwo umuntu ashobora kumva yuko agufite mu kiganza, agufite mu bubasha, nta cyamugukiza. Uyu mwami Nebukadinezari yafashe aba basore abategeka ko byanze bikunze bagomba kubararira igishushanyo aricyo mana yari yabaje. Ariko reka mbabwire, aba basore bari bafite ijwi ry'Imana. Aba basore bari bariho umugambi w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Haleluya! Usibye n'ibyo nta n'impamvu ituma tugusubiza, nta mpamvu yo gusubirikanya nawe. Ibyo wateguye niba ushaka kubikora ubikore, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Ngo niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza, mbese ujye ugirira icyizere imana yawe, ukumva yuko mu bigeragezo byawe, ukumva yuko mu ntambara zawe, ukumva yuko mu byo urimo kunyuramo byose imana yawe ibasha kugukiza. Cyangwa rimwe na rimwe nawe iyo ibintu byakomeye ubanya mu gihe bigiye bakubwira ngo batari ko hari umupfumu mwiza, ukumva wajya mu bapfumu. Hari abantu bahora bahagaze hagati na hagati, ikirenge kimwe kireba imbere ikindi kireba hirya. Ntago ibirenge birebana, ibirenge bireba icyo bita mbatama. Kimwe kireba ku Mana, ikindi kireba mu bapfumu. Iyo bakubwira ngo jya mu bapfumu wumva wagenda, kuko uburemere bw'ibibazo byawe bwakubanye burakomeye, bwakubanye burebure, ntabwo ushobora yo kubishyira no kubikurura. Uricara ukumva wajya mu bapfumu, mu wundi mwanya wajya mu bahanuzi, mu wundi mwanya warajarajaye, nta shyikizo ufite. Ariko aba basore barangije barerura. Ujya ushobora guhamya Imana no mu gihe cy'ibigeragezo, no mu gihe cy'intambara, n'abantu bakwanze, imiryango yagiye, inshuti zagiye, ugahagarara ukavuga ngo jyewe ubwanjye nubwo ndi mu ntambara ariko Imana yanjye ibasha kunkiza. Arangije baravuga ngo ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, ngo kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Haleluya! Hagarara, ndagira ngo nkubwire ngo emera kuba mu mugambi w'Imana. Uvuge ngo uko byamera uko ariko kose Imana yanjye izabasha kunkiza, kandi ritanura ry'umuriro ntabwo nzi itanura ryawe urimo. Ubushize inyigisho twabonye yaravugaga ngo umunyegiputa wawe cyangwa farawo wawe, twabonye Abisiraheli bafite abanyegiputa bari babatugaritse babirukanka inyuma kuva igice cya 14. Ngo ariko igihe kigeze batangira kwifuza kurya amadegede no kurya inyama bari barasize muri Egiputa, batangira gucika intege no gusubira inyuma, bibagirwa Imana yababwiye ngo muhaguruke nzabana namwe, nzagendana namwe. Ariko aba basore bo noneho batandukanye na kiriya gihe cy'Abisiraheli, bo baravuze ngo Imana yacu niba ari ibyo Imana yacu dukorera
ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. ndagira ngo nkubwire mwene data, aho nkurikiye uri hose, niba ari ibyo ibikangisho Satani azana ni byinshi, ko Nebukadinezari yari amaze kubabwira ngo tuzabashyira mu itanura ry'umuriro, ariko baravuga ngo niba ari ibyo igikangisho si icyo, umuriro ntiwadukanga, nta n'icyo tubwiye, nubwo turi abanyagano, ariko Imana yacu, haleluya. Baravuga ngo Imana yacu, ndagira ngo nkubwire ngo nawe Imana yawe hagarara weme uvuge ngo Imana yanjye, waba urwayi we, niba ari ibyo Imana yanjye ishobora kunkiza. Wicika intege ngo wihebe, wikumva usubiye inyuma, ndacyakubwira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza kandi uracyariho. Komeza ugendane nawo, wiwuhusha ngo wivanemo, wikwivana mu mugambi w'Imana. Hagarara uvuge ngo niba ari ibyo wakigeragezo we, Imana yanjye ibasha kunkiza. Hanyuma umurongo wa 18 ngo ariko naho itadukiza, umva ikintu cyitwa guhamya Imana. Naho itadukiza, ari igihe dusaba Imana ibintu tukanayitegeka ibyo igomba gukora, ariko reka nkubwire, ishobora no kutabikora kandi igakomeza kwitwa Imana yawe. Ishobora kudatuma ubona akazi urimo kuyisaba kandi igakomeza ikitwa Imana yawe. Impamvu tuyivaho nuko tuvuga ngo Mana nutama iki ngiki, hari ukuntu tujya duhigana n'Imana ngo Mana ngo nunkorera iki ngo nzagukorera, ngo nanjye Mana ngo nunkorera iki ngiki ngo rwose ngo nzakunambaho, ngo nzakuririmbira, ngo Mana nunkorera. Ntabwo Imana ihigana nawe. Twebwe ubundi Imana nitwe dufite ibyo tuyigomba, nta kindi tuyigomba. Rero ni uguca bugufi, kuyemera no kuyakira no kuyizera. Nicyo tugomba Imana, kuyiramya. Tugora tuvuga ngo uruwera mu ijuru no mu isi, Mana uruwera. Ibindi byo ijya kuturema yari ibizi neza yuko n'ubundi tuzabikenera. Niyo mpamvu rya jambo nkunda kurigarukaho, aho rivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kose. Umva ibyo tuyigomba rero, gushaka ubwami bwayo no gukiranuka kose, ngo ibindi tuzabyongererwa. Hanyuma rero aba basore bo baravuga ngo ariko naho itadukiza, umva ahantu Imana igukeneye, nuko naho itaguhaye ibyo urimo kuyisaba ukomeza guhamya ko ari Imana ishobora byose. Wivuga ngo Mana ngo nagiye gusengera aha, ngo hari ibyo wavuganye nanjye, ngo njya nakanyarira, ngo hari ibyo wavuganye nanjye, ngo nagiye muri rusengero, ngo hari ibyo wavuganye nanjye, ngo ariko Mana ngo ndumva ndambiwe, ngo ndarushye, ngo nawe ubirebe ko ndambiwe. Urambiwe iki? Naho itabikora, hamya uvuge ngo nzaguhamya kuri Imana yanjye. Nubwo ndwaye uburwayi bushobora no kudakira, naho itagukiza, uzemera urinde umanuka no mumva ugihamya ko Imana ari Imana yawe. Reka n'umunsi wa nyuma wo kugushyingura bizabe bizwi neza yuko ugiye ugihamya ko Imana ari Imana yawe. Imana ntihinduka, ntabwo ihinduka. Ni Imana y'ububasha, ni Imana y'ubutware, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'inyembabazi. Nubwo rimwe na rimwe tujye tuyigira mbi, ariko ni Imana y'urukundo, ni Imana y'urukundo. Emera uhamye rero uvuge ngo Mana naho utankiza, nubwo ntabona aka kazi, nubwo mbabaye, nubwo mbabajwe, nubwo bamvuga amagambo, nubwo bansebya, nubwo bamparabika, nubwo bampimbira ibyaha, nubwo bamfunga, no muri gereza nugeramo uzageremo ukivuga ngo ndabihamya yuko uri Imana yanjye. Aba basore baravuga ngo ariko naho itadukiza, Nyagasani umenye ko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze, ikaguhamya mu bigeragezo no mu bibazo byawe, ukabona umugambi w'Imana. Umuririmbyi rero araririmba aravuga ngo nawe nibakubaza ngo kuki wuzuye amahoro, uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza. Ngewe sinzaceceka namba, nzavuga ibyiza Yesu yangiriye, yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, amenera amaraso y'igiciro. Nawe nibakubaza kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire Yesu wangiriye neza. Ukeneye kuvuga ngo ni Yesu wangiriye neza, warya utarya ukavuga ngo naho Imana yanjye itankiza, ariko iracyari Imana yanjye. Hanyuma ngo Nebukadinezari
arangije aravuga ngo ndabona abantu bane ngo babohowe bagenda mu muriro hagati, ngo kandi ntacyo babaye. Ndakubwira ngo nubwo ugenda mu muriro ariko ntacyo uzaba mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo ariko ishusho y'uwa kane ngo irasa n'iy'umwana w'Imana. Tuvuge ngo amen. Ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Ndabikwifuriza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ibibazo byawe, ibyo unyuramo byose, abantu nibakubona babona undi muntu iruhande rwawe, kandi uwo babona ishusho y'umwana w'Imana. Hanyuma Nebukadinezari ngo yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe ba Saduraka, Meshake na Abedenego, ngo mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, ngo nimusohoke muze hano, ngo kuko nuko Saduraka, Meshake na Abedenego bahera ko bava mu muriro. Haleluya. Ndakwifuriza mu izina rya Yesu, yemwe Saduraka, Meshake na Abedenego, bagaragu b'Imana isumba byose. Reka abantu baguseke, reka abantu bakugaye, reka abantu bakuvuge, ariko hari igihe bazavuga ngo yewe mugaragu w'Imana isumba byose, kuko umugambi wayo wamaze gusohora ku buzima bwawe. Nimusohoke. Ngo hanyuma barangije barasohoka, ngo umwami ahimbaza Imana y'abasaduraka. Ndakwifuriza mu izina rya Yesu kunamba mu kigeragezo cyawe, kunamba mu ntambara yawe, kunamba mu muriro wawe. Iryo tanura nubwo ryanyegejwe karindwi, nubwo bakujugunyemo hagati kandi ukabuboshywe, ariko hari undi muntu ufite ishusho y'umwana w'Imana uwagiye kuza kubana nawe, ariko igihe kizagera uzasohoka muri iri tanura kandi bizatera benshi guhimbaza Imana. Ngo nuko Nebukadinezari ahimbaza Imana y'abasaduraka. Ndashoje. Ni inkuru ndende buri wese yayisoma. Ahimbaza Imana. Ngo nuko Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ngo ikize abagaragu bayo bayiringiye, ngo kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, ngo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Ngo nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ngo ibyo bishize, ngo umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Tuvuge ngo amen. Kuko nta yindi mana ishobora gukiza bene aka kageni. Ndashoje mu izina rya Yesu. Nta yindi mana yagukiza usibye Imana ishobora byose. Yizere, yiringire, bana nayo, izagukiza itanura ryawe. Nongere mbisubiremo, buri muntu wese afite itanura rye. Icyakoze icyo turushanwa ni kimwe, ni inshuro amatanura yacu yenyegejwemo. Iryawe wenda riracyarimo inkwi za mbere, ariko wenda birashoboka nk'iryawe rikirimo inkwi za mbere, ariko hari n'undi bamaze kuryenyegeza gatatu kose. Ariko reka nkubwire, nubwo baba baryenyegeje ku nshuro ya 8, umugambi w'Imana uracyari ku buzima bwawe. Uhumure, uzatsinda. Uhumure, uzanesha. Ntukayiveho. Nawe itagukiza uzarinde ujya no mu nda y'isi ugihamya ko Imana ishobora byose. Bwene data, ushoboye gukurikira inyigisho, tujye gusenga. Ariko ndagira ngo nawe ufate umwanya wawe wisengera, uvuge ngo hari ibyari binanije, hari ibyari binciye intege, hari itanura narindimo, ariko menye ko muri iri tanura nubwo hari abasore 3, ariko hari umuntu wa 4 winjiyemo, ngo yari afite ishusho y'umwana w'Imana. Kandi ibyo ntibyahishwe Nebukadinezari, nawe yarabibonye, arabihamya, aravuga ngo ndareba umuntu wa 4, ngo kandi ufite ishusho y'umwana w'Imana. Nawe rero ndagira ngo nkubwire ngo mu kigeragezo cyawe hari undi muntu ugiye kuza yinjira muri iryo tanura, kandi uwo muntu uzazamo wa 2 kuri wowe azaba afite ishusho y'umwana w'Imana. Uvuge ngo ndabyakiriye, kandi nawe itagiza nzarinda amanuka mu nda y'isi.
nta yindi mana mpamije, nta yindi mana mvuze usibye Imana ishobora byose. Naho itadukiza Nyagasani, ntabwo tuzakorera imana zawe. Twebwe turanambye, dufashe icyemezo. Imana ikeneye gufata icyemezo kugira ngo umugambi wayo usohore ku buzima bwawe. Iyo badafata icyemezo bari kubarara bakaba baratsinzwe, ariko bafashe icyemezo Imana iravuga ngo ubwo mumpamije nanjye ngiye kuza mbahamirize mu muriro. Nyamara mwibuke ngo ababajugunyemo ibyabo byari byarangiye kera, n'umwami yari atakibibuka. Ariko ngo ku munota wa nyuma Nebukadinezari aravuga ngo nta yindi mana usibye Imana ishobora byose, usibye Imana ya Meshaki, usibye Imana ya Abedenego, usibye Imana ya Saduraka, ikwiriye gusenga. Fata umwanya wisengere rero, tugiye gusenga. Mu gihe cyo gusenga amasengesho agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakoma ushaka kureba Imana, ndetse n'umwana uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagiwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Kandi turagushimye Mana ishobora byose. Turagushimiye kuko uri Imana y'urukundo, uri Imana itwitaho, kandi turagushimira umugambi wawe utangaje ku buzima bwacu. Twabonye kuri Imana isohoreza umugambi no mu rwobo, twabonye kuri Imana isohoreza umugambi mu menyo y'intare, twabonye kuri Imana isohoreza umugambi wawe aho ushatse hose. Niyo mpamvu kubwiza inkuru tuba turimo kubona muri Bibiliya zongera kuduhumuriza mu mutima, tukabona inkuru ya Saduraka, Meshaki na Abedenego. Byageze naho bagera mu itanura ry'umuriro bari kubana nabo, urabaherekeza. Itanura ryengegejwe karindwi, bari bamaze gucirwaho iteka, ariko urangije usohoza umugambi wawe ku buzima bwawe. Mana turasenze rero duciye bugufi mbere ya byose ngo tubabarire ibyaha byacu. Turi abanyabyaha, turacumura mu byo dukora, mu byo tuvuga. Niyo mpamvu duciye bugufi kugira ngo wongere kutubabarira, utweze, utwoze. Turi abanyantege nke, turananirwa, turagamburuzwa, ariko aba basore baduhaye urugero rwiza twakwigiraho. Baravuze ngo naho tutakizwa amaboko ya Saduraka, tutakizwa amaboko ya Nebukadinezari, ngo ntabwo tuzakorera izindi mana. Mana turagushimye kubw'iki cyemezo, natwe duhe gufata icyemezo. Iyo tubonye itanura ry'umuriro tugira ubwoba tukabivamo, bamwe bakiheba, abandi bakaguhakana, bagahakana kwera kwawe n'imbaraga zawe. Ariko Saduraka, Meshaki na Abedenego baravuga ngo Nyagasani, naho Imana yacu itadukiza, ntabwo tuzubarara ibigirwamana, ntabwo tuzubarara ibishushanyo. Uduhe gufata ibyemezo mu byo dukora, uduhe gufata ibyemezo mu mibereho, uduhe gufata ibyemezo mu ngo zacu, uduhe gufata ibyemezo. Hari abadamu bananiwe gufata ibyemezo, hari abagabo bananiwe gufata ibyemezo, hari urubyiruko rwananiwe gufata ibyemezo. Turateraganwa tukaba abanyamugiyo bigiye, ariko turinde kuba abanyamugiyo bigiye. Uduhe gufata icyemezo kugira ngo tukunameho, kugira ngo Mwami Imana umugambi wawe uzabone gusohora ku buzima bwacu. Ijambo ryawe rirabitubwiye ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego bajugunywe baboshywe, ngo ariko mu itanura hazamo umuntu wa kane. Ibyo ntibyahishwe amaso ya Nebukadinezari, ibi turabyizeye
bikomeye. Hari igihe umuntu ajya ku musozi wo gushungerwa, ariko nsengeye umuntu ukurikiye iyi video mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wongere wururuke uzubane nawe. Yari wenyine, inshuti zaragiye, imiryango yaragiye, abavandimwe baragiye, ariko reka bongere kubona atari wenyine kuko hari undi muntu uje mu buzima bwe. Urakoze, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, ukomeze kubana natwe muri izi nyigisho, kandi nanjye ndagusaba imbaraga z'umwuka wawe kugira ngo abari ukomeza kunyobora, abari ukomeza kumfasha, abari ukomeza kunyigisha, kugira ngo nanjye mbone uko ntambutse ubutumwa bwawe, kandi narakwemereye ngo nkubere igikoresho. Ukomeze kubana natwe muri byose. Urakoze kuri Imana nziza, amahoro yawe n'umugisha wawe bikomeze kubana natwe. Amahoro yawe n'umugisha wawe bibe mu gihugu cyacu, amahoro yawe n'umugisha wawe bibe ku bakurikiye inyigisho bose. Amahoro yawe n'umugisha wawe bitwomeho, ntibikatuveho uhereye none ukageza n'iteka ryose. Amen. Kugera ku Mana Data. Imana ibahe umugisha. Irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iyo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Yes, icyubahiro ni cyawe. Yes. Imana imenya ubukene bwawe. Icyubahiro ni cyawe Mana. Turagushimira kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho.